uzatuma nkora amahano wowe uyu mutwe niwo mu bwenge ntabwo haba simbizi kigozi gusa tama haguruka aho ngasa nyine genda zabwo kandi gabanye kwisi ngani uranyinjira mu ibintu byo kujya kwangiza umwana w'abana gukoresha mu kumenyekanisha Sino TV n'abakinyi bayo Nasi Oui. Non. Mama anakoze iki? Hariya wakoze isuku. Wakoze isuku. Wasoje. Nturya kwishura ko isuku iwanyu. Ure byose. Sasa amakara. Amakara bayarekeyemo kugira ngo tujye gushyiramo andi makara. Nuko dutekesha amaranga yarimo. Aya. Uratekesha ngara. Ndongeraho n'ayandi. Wowe uzaye gucanisha isuku ujye ufata ngara. Reba umwanda wose uri mu waha. Wemba nanze kwangiza ayo makara gukara amakara banzi ko yabagoye nyine kuyaba. Naho reba hanga birenduka. Reba. Ni gutya ngo kuri swanga. Ni gutya. Ntabwo nimvowe. Ni gutya maru kundi muyikora. Hari gutya banabikoze uko mbizi. Uko ubizi. Waje mbwa yuko akazi neza. Kunyumva. Abaje mbwa kuta akazi neza. Ushinzwe gukora akazi neza. Kasanga byose bimeze neza. Kandi ko yinsubiza ubushatse. Aho mbona umushara wose ukorera wowe uzakora nk'igihumba hanze twese byakumaremo. Nzakumaramo yose no kwitera. Kubera iki nese aricyo ntakora basi neza ibyo mbwiye ntakoze none se ninya kuguhemba nzakuramo yuko ndi n'umwarimu ndakwigisha gukora byinshi hano mu rugo. Unyereka ibyo ntazi ariko igihe sawa rero nuko kubikwereka rero amafaranga bari kugabanuka ntabwo ndi umwarimu wawe. Ibyo ntabwo narimbizi ndaza kwisubira. Muri amafaranga basi kuvamo tayari. Ntabyo nimba uko bimeze ndisubira. Nyine uyisubireho gusa nyine amwe yamaze kuvamo. Siganye makeya. Nuko umeza kubyica uzakorera ubusa. Rero nibi. Imifuka igiramo ejo kwaniki. Ibi. Umufuka n'amakara njya. Ubikanga hase byo. Nasi ubwiza ukuri. Nzakwigisha kugiza ryari. Uyu mutwe wawe ugira ubwenge urumva neza muri wowe ugatekereza ukuntu ubona bayakubwira. Hasi barangiye kugiye guhindura pe myitware nimba bikubanga. Nasi uzatuma nkora ikintu ntashaka gukora. Babara kandi ujye unyumva. Nk'ibintu babyanditse mu ngumi bishobora gukora mwiki. Nasi ni ubwenge bwawe buba mu kibuno. Niba cyakora buba mu kurya gusa. Ubwenge buraboneka. Ugira ubwenge bura wowe. Ubwenge reba hano se nyine mahero. Ugira ubwenge muri wowe. Uratekereza neza ukumva ubwonko buri kugira. Ndabarira. Uzagira usaba imbabazi kugira za ryari ariko nasi. Tazatuma akora ikosa ntashaka gukora. Kunyumva. Reba nk'ibi ngibi. Reba. Ibi bigiranga bigushaka mwiki. Reba nk'aka kantu. Kaba kagize ngaka gukora iki. Ibi bigiranga bigushaka mwiki mahero. Uzatuma nkora amahano wowe uyu mutwe niwo mu bwenge ntabwo haba simbizi kigozi gusa tama haguruka aho ngasa nyine genda zabwo kandi uyu uramubona ubu umwana w'abandi ntushaka kuvutsa ubuzima bamubonye neza bamwitega mana abantu ntambabazi mugira umwana w'imyaka 10 n'ingahe rwose ubwo urukumva mbese ubwo yo kumuvutsa ubuzima bimbarira imyaka wimbwira n'ibyo imbabazi so binoza mbwira nti wamubonye barero ye nakubwiye ngo birabintu mu buzima ntabyo ndi bukore nta na kimwe kumva ushaka abandi naho ngiye unsibe gabanye kwisi ngani uranyinjira mu ibintu byo kujya kwangiza umwana w'abana ngiye ngo ngende mba ngiye ntabyo nkora nta na kimwe urabikora ahubwo umva tuza kandi nyine ngiye ntabyo nkora shaka undi muntu urabikora itegeko rye ntabikora kuri ntwari ndavuze ngo ubikore ngabareka nigende uransuzuguye suzugura mubi bose
urabikora ntabikora yewe naguhakane ntabyo nkora kubera ko kunshira mu bintu ngiye nashaka uragiye ndagiye ndekura kwanza ndekura itunande kurasa tega amatwi nkubwire mbere yuko utsimbuka niwibeshye ukagenda udakoze ibyo twaraye tuvuganye ugenda ugiye ntabyo nkora mbikora ndakubwiye ngo nuramuka urenze aha utagiye gukora ibyo nakubwiye ugenda ugiye sinzongeye kubona muri ubu ndabikubwiye ubwo amahitamo ugenda rero ushaka abandi bo kubikora abiri genda ushaka abandi bo kubikora naho ngiye ntabwo umubare nk'urimo ntabwo ndi muri uwo mubare ushaka abandi bo kubikora kandi mva wibeshye gufungura gusa ushaka ko naguhakaniye ibintu ushaka mba ngewe naguhakaniye biriya bintu ngewe ntabwo ndi bukore rwose kuko niba ari ikintu nanatinya biriya nabyo birimo byo ntabwo nshaka kugerekaho umusaraba uransuzuguye koko ariko mwibagirwa vuba wibagiwe aho nagukuye uri ingegera igenda mu muhanda utagira umwenda utagira urukweto utagira aho urara uri aho umeze nk'imbobo mu muhanda ndakwitangira ndavuga nkuzane mu rugo none ubu umaze kubyimba nyine urumva icyo navuga cyose utanyumva niko byibwira urumva umaze kuba hatari ku buryo wansuzugura mbere yo kunsuzugura umanza wibuka uko wari uri naho wari uri n'uburyo wari ubaye ubona unsuzugura hanyuma se bikavuga yuko uko nari ndiho yego ibyo ndabyumva ariko bitavuze ngo kujya kwangiza umuntu ntabwo ibyo wanzaniye hano kujya kwangiza ngo mfate umuntu umwangiza ubuzima bwe ibyo ngibyo ntabwo birimo ndanakwiyamya ugomba kubikora nk'itegeko ryanjye kuko igihe wereraga ku muhanda wirirwa ubunga bukakwiriraho nta n'umwe wari warakwakiriye ni njye wakwakiriye sinzi impamvu rero wasuzugura ko nta wundi wari waragutoraguye ku muhanda ngewe naragutoraguye ndaza ndakundura wamenye koga wamenye kumesa wamenye kwambara neza uri umusirimu buri muntu wese arakubona akabona uri umuntu w'umugabo ushimishije bikumaze kubyimba ntabwo mvuga ngo nyumve wibagiwe aho nagukuye umaze kumenya koga usigaye wambara inkweto ipataro imeshe umupira umaze kuba ibogari isura yaragarutse wari umeze nk'ikirara kirara muri ruhurura izo ni imbaraga zanjye nakoresheje kugira ngo umere uko umeze uku nguku none niba narakuze nkagushyira mu rugo nkaguha n'uburenganzira bwo kwitwa umugabo wanjye kuba umugabo uzi icyo ari cyo ni ugufasha umudamu icyo adashoboye none ni gute nawe nagukorera ibyo byose nkakuvana ku mihanda nkakugeza mu rugo nkaguha n'agaciro ko kwitwa umugabo warangiza ukansuzugura ntusabwe ikintu ntashoboye ugomba kukinkorera rero niba wumva utakinkorera wumva ko naba ngutunze n'iki wakazi se wa murimo se winjiza mu iyi nzu n'akantu kidogo kakunanira si ubundi ubwo wayifashe ubundi uri kunyurwa ndi kuvugana nawe mbona umeze urantumbira se wamurike neza amatwi unyumve ugomba kumpa ubufasha ndi kukwaka kuko nanjye ibyo nagufashije ni byinshi nanabikwishyuza ntiwabona icyo ubyishyura byibuze ariko nakubwiye nawe wanyumvishe mu mutwe wawe wanyumvishe ntukambwire untunga urutoki wese gabanyuzwe kandi nakubwiye ngo ibyo bintu ngiye ntabyo ndi gukora hito nava hano nigendera Mira
Mira. Mira. Ugeze ku byo usamagara mu gitondo. So ukiryama. Aryama sinazikare. Haracyari kure igihe bwagacyari wari ukiryamye ari ukiri mu buriri. Ahubwo ni kutagira isoni. Isoni zigize. Aya masaha se nkanguye umuntu unaniriwe. Kuryama nta kintu byakugezaho mwana wanjye. Kuryama saa yine zikagusanga mu buriri saa 5 saa 6 ukiri mu buriri. Mama nta muntu Ibyo nta nagiye kintu bafite byagufasha. n'udu stress ngambwira icyo nshakiraga nyine. Nakura mu mushyura nkanga n'isi. Ndagukanguye. Wari uryamye iki? Uryamye nkawe uryamye iki? Ndananiwe n'ukuri. Ndananiwe n'udu stress twinshi. Gutoki? Du stress. Kakubwire rero ukomeje kwifata utyo ukumva ko wakwibera mu buriri n'ibi byose naharaniye saa 5 saa 6 zikagusanga mu buriri ibi byose naharaniye byazagupfana ubusa bikaguca mu myanya y'intoki bikayoyoka kuko ibintu bigwira ibishiramo ibindi ntabwo ibintu bigwira ubijyana ntacyo wongeramo ntabwo kuryama rero bizagira icyo bikumarira. Erega ninaniwe mama n'ukuri. Ndananiwe kuva ntabwo nabutse umubiri wose. Yanyembe ndyamye mbyuke mu gakeya. Mbyuke rero mu kanya. Wananiwe. Njye se ko narananirwa. Ufite impamvu utarananirwa wowe ariko. Kuba n'imbaraga mfite. Ntabwo naburitse wabaye umutwe. Nise ndamenya ari ibiki. Aho tugiye kwa muganga. Ndakajya mu buvuzi ibyo ntazi mbwira. Impamvu neye. Si wabuze ibyambaye ejo buriya. Soni mama waze. Uteze yombi. Uzajya wita ku kazi kawe abana bawe tureke tuyo ngiyo kugeza ryari. Ntabwo mbona abatereranye. Kuba twareye nyine biba None bihagije. se ubu ko mbyutse sinkubyukije. Nyine kuba twarebe kuza ukambyutsa no kuva ku kazi kawe ukambaza mbese nirute biratandukanye. Nsanga mwasinziriye n'icyo. Ukatubyutsa. Ariko urabona ko nabizirikanye. Nkavuga reka ngo hamagare mu gatondo ntubaze uko mumeze. Ubwo se nk'agahinda naranye nijoro wakamenya. Watewe n'iki se? Natewe n'iki? Uyuza ukambaza se ahubwo ukaza uko niriwe. None se weho kuki utawumvishe nze ntumbwiye ikibazo wahuye nacyo. Yanegereje kuza kumbaza ndaheba. Cyakora nawe yewe reba umuntu w'umubyeyi aragiye mu gitondo akoze akazi ke nyine umwana niwe amaje ngo aramutse neza nari mubaza uko yiriwe bizarangira ute utazi kubaza umwana wawe ko yiriwe. Ese kuca ku ruhande ni ikihe kibazo ufite mbwira. Biri ikibazo ufite. Birababaje. Ni ibiki byakubaye? Si ubundi reba hano mu manga kumeza. Hano habaye iki ko mbona wakomeretse? Ninde wagukomerekeje? Sibyo nakubwiraga sawa. Byagenze ute nyine mbwira. Ndabihera he mbikubwira nyine muri ikibazo mfite. Sinzi aho ndahera hehe njyana hehe ngaruka he ntabwo mbizi. Urahera aho byahereye ugeze no kunyusuriza aho byusirijwe. Ngiye mbwira ni mama wawe nguteze yombi kandi niteguye kumva icyo kibazo ufite niba ari igikemurwa nkagikemura. Byahereye kuri wowe. Singayo singuko gute rero ibintu wakoze mbere bitangiye kugenda bigaruka umuntu.